Ndi papa SAVA. Satana kutisanzura. Wagira ngo yisanzure. Ubundi uretse hakoja wisanze ahantu habi. Uyu hari. Wagira ngo ntari yo agakwiye gufatira Gatanya. Batangiye kubango na ubusura bugere ukuri wipfunya ari cyagakwiye kuba we. Oya, wirakara byinshi bivuga mu rwenya. Oya sero rwenya. Mujye mureka aravuga se ngo nabwenge ngira ibintu byose nigejeje no kuba. Igira hero Nuka ukomeza kubyiganira yindi. Ubice genda bivugaho. Ahubwo yukurura yiyegereza. Ubara ukura wiyegereza. Hano kugira ngo akwirwemo. None se ubundi uragira ngo njye kurwanira ibintu ndimba. Yo kurwanira ibintu nande. Kwa muntu igiriro nguburi. Atanaje ne buzima cyane. Iyo muri mu nzu babarubwe nk'ibigano mwa muri kuganira we. Nta bintu byinshi tugatwe turabantu b'abagabo. Abantu barenteretuwe bubwire. Ubundi sitagira ko bahurira mu rugo ryari ku buryo bagana. Urugo rubamo digidigi natanazi. Uzara amatiko nta duhora tujya gukemura ibibazo. ayahe matiko twiyunze uretse ko bivanga mu bintu byacu. Oya uzekena ngo utakoropye wanyaye kubiri. Wazanye umukobwa uretse kubitsinda wazanye uwoga abandi n'ikinyara ko wazanye utoga umva nyine amaka zose niko yazikiranye ndimba ibintu birarambiranye hagati ya tanazi na digidi ase mwarebye mwebwe urwanyu mwararurangije ku buryo mwinjira mu byacu hanyuma digidi azashaka kangahe niko digidi azashaka kangahe digidi yo turasashaka tuzazibara hanyuma se ubundi digidi waze kurwana na nimba genda ndacyategereje SAVA ngo akure nkiyame ku mwana wanje se abashyitsi bo abantu bajya kuzana ibana banze no gutelefona ko iyi fiya agiye gushya akana dodo sengakira akagiye kunzana bihimbira aho ngaho umutekinisiye Maître Tami Hatonji se umunyu mushize he Madodo bakubitanye n'abari asabwa zangira no brushette hagiye kuri kumpamagara cyane wowe hagusowe nta munyu wanzaniye nta ibintu byose nta gusanzwe ibintu bikora ni ngombwa nkuzanira umunyu cyangwa amavuta ariko umuntu agomba kugira n'umuhereza ahubwo se salade wayirangije ndi kuyikora aha ngiye kuza ndeba hano bikorera ese urashaka iki se umva mubwire urashaka iki umunyu nta kibazo mbikintu ugiye kunkorera ugiye kunkorera isosi konje ni sauce ishyushye yo gushyira kuri salade ariko nyaruka vuba vuba ruka muzane genda uzana amashu uzane n'itomati sibyo deka mbanze ndebe gira vuba vuba reka mbanze ndebe gira vuba vuba ese we mwabangutse bariya nabo shana ubwo inama nabicishije atanaje biyorera tubiziranyeho yacu dufite ko tubizi sindi byo murimo ubundi sari ndakuvuga ngo mureke ngo umwana wo ndazabwirwa n'icyaho SAVA twahuriye kono kuri wambaye umva mbabare nizera ko ntari kubanukira amabrushe kunuka burushe nzira mwana yamuri kunuka imyotsi iyo uvuga imyotsi akora witegura umva mana yanjye ni stress gusa ibintu byose ninjye kubyirukanga yasinze yasinze aya masaha rwose yamaze no gusinda manu sari hehe wasinze nini mana matse kunanira nabo cyakora cyoreka mbabwire indwara bamucoma barwaye ni bose basinda akazi katararagira umva ariko uzikintu cy'ibitaro ariko nuriya muriro inyota umva stressful umva mbabwire mwumve maduda babwire ibimbo ry'umuntu mukuru karwe twiteguye umva mbabwire pe mwite kure bukuru nambaye ko no mumenye ko nanye ndi kumwe namwe pe mumba bareshere wanjye naza mumufate neza ntimumujye kumutesha umutwe mumubaza ibibazo byinshi wavuze make umva ufite ikibazo cy'ubuvuzi umva
turamubaza byinshi twaje gusaba niko madudu ibindi uzabimwibarira cyangwa umunsi wo kubimubaza nta nubwo ari oya ahubwo se turabona nta n'uzamubaza byatumye akunda umukobwa wawe ubundi se oya umva mama safa ibyo nibyo ntashaka uretse agira isoni murabizi ko turugendo n'umurongo giye ndavuga ko agira isoni mukobwa agira isoni atawabivuze agira isoni reka mbere gukuru tubihe umurongo tubwira ibintu tumubaze mumubaze amakuru mumubaze ukuntu ameze mumubaze ukuntu akazi kagenda ntimumubaze akazi akakora zana ibyo kurya ndanabyakuyo reka nze mbarebe dusohoke nitubona motijere twumve ko ari we oya aje mu modoka witwaye wimutesha agaciro ariko mujya mubaza ikintu oya none ahubwo ngenda baza amafaranga Nese niwe bazahiye nawe amafaranga asabije mani bari ibyo ngibyo uvuye umva reka nze ndamubaza igihe yaboneye peri ibyo baramubariza mu muhanda byihorere bamubaze nabi ibintu byumvikana bamubaza perime ngenda mubaza igihe azakurongorera munamubaze umukobwa yarakuze ariko mureka mbabwire madudu arashaka kurongorwa umwana yasheze nawe uricaye gusa uri kureba ntabwo mwabonye ukuntu madudu yari yashishikaye ari gutegura ngo bijyane mumbariza igihe azandongorera ese ubundi bose baje madudu umva madudu zana na umva uzane na pavuro uzane na citro ubwo uraje nzanire fanta mvuze indimu kiravavu ubwo sauce mayonnaise sauce vinaigrette se tuwakore na sauce taritari sauce fromage sauce ya sauce crème fraîche dufite champignon se kibazo ariko mbo reka manze mbakubite kamizwer napa kwita kamizwer ariko madudu kandi ubwo uraje umbwire ngo abashyitsi bawe nabatindije uzi ko bampamagaye mva uzi ko bampamagaye bambwira ngo baraje ko nawe narakubujije ko nta bintu iki mva nakubwiye ko imbere ya chef de cuisine ntabwo ugomba kunzanira ibintu bitaronze bitagize gute ariko se atu ni igiki kitaronzemo hano nese ni igiki kitaronze nta kintu na kimwe nzanye ntaronzemo hano okay naringize nese umunyu w'umufuga wawushyizeho se umunyu nawushyize nabonye ariko se atu ko ne nagusabye nkakubwira ngo nkeneye inyama imwe ndende ya bruschette imeze nkaho hari ebyiri ziteranyije ukaba uri kunkoreza utuntu tw'uduce bite byawe ako madudu wajya ureka ngiye nko gukora ibintu byiza reka tubanze tubakubite mini bruschette oya usibite byawe izo bruschette nini turaziba twitonda nakubwiye ko nshaka zino ebyiri ziri kumwe nese uri kunkorera utuntu ducenya ariko se izi bruschette ngo nkeya gusa ni bangahe ndashaka bruschette imwe nini sheri wanjye ari burye mbabara sinshaka kuntezura umuhungu dukundana pe ako nyamara akazi kawe kari kukunanira we nibyo ndi kukubwira zana hano mizana ngiko umva matutu umva se niki hanyuma se nanjye buriya nshobora kuza se nkanyaruka nkacinya kuri bye ku nzoga tureka nkubwire rero ibyo bintu nta kibazo cyabyo sibyo waza ukabikora ariko si ikibazo cyawe ko bandahiye ngo iyo umaze gasonga yarambwiye ngo iyo umaze gusinda ikintu cya mbere ukora ni ukurwana ubu urajya nkujyanemo hari ujya kurwana koko data we gasongo buriya ariko uzi ukuntu gasonga anyanga oya gasonga nta kintu usibye se umuntu umwe wanyiyenje nkamutera rwakajwiga hanyuma hano ni iyihe ntambara uri buze guteza se wumva uriya muhungu dukundana ko nta mikino nawe agira ako se murakundana koko we shatumba bari kandi madudu ubu ngubu gashoti turakazi k'umupira kamuneka uzitonde shaho wumva mbabarira wowe kora ibintu ugomba gukora vuba nanjye nikorera dudu ugomba kumenya kwizibukira imitego ye mu gihe kitaragera
none se ibintu nagusabye urabikora cyangwa mbyikorera reka nkwerekere wagira ngo bino bintu nyamara nsigaye mbikurusha nta kibazo rega none se nawe uzageraho uretse hanyuma bureka ndeba abo bantu umva se ndetse rikundaje kashari wawe ntabuze byose sha umva barashaka brochette nini se okay azi ntaza kuba metero ari umuswa yahita agikubita hasi nagusabye ko utari bushyire urusenda oya si wabimbwiye se ubundi urusenda bagomba kurwishyiriraho njye naruteguye ahubwo harya urashaka brochette nini ndende noneho genda muri stock uri kumva urebe hari ibishito binini nyisize ebyiri ku kibazo zishyize aho ngaho akumadodo ibi nibyo uri kunyigira kumanza mpindure n'injyaho nese ifi uraza gushyiraho ikirungo cyayo ryari ubona ukuntu ndi umuhanga amadodo abandi bacuma barotsa uri kumva noneho mukotsa ugasanga bashyize mu butanda bazijombye imishito ariko jewe ndi metre ifi nyotsa nta kintu nyishyizemo kandi mu kwihindura wabona so ubu nturi gushya ariko se metre arashya ese ubundi ga bakuzaniye wazishyize gase njya kuzana nazize umva ahubwo bo reka nkwereke kugira ngo sheri wawe rero bitaza yavuga ngo kugira ngo mbone ibintu nashakaga fatiraho rero genda muri stock urabonamo ibi broche mvuze imishito uraje ujye kunzanira inyama zishise ujya ahubwo nangiye gushaka uburoso se bw'iki si ngubu yego uzane harimo ibirebire bimeze nk'ibigano ibingana nk'ibibingo kugira ngo mbashe kumushyiriraho ibirebire haka nawe ntabwo ari umusirimu cyakunda ibintu binini mukorere igiti gusa aha yenda kumera nkako niyo mpamvu nyine nshaka igiti kirekire haka uramukunda saha cyo ntabwo ari kibazo asha mwana nawe uri mwiza ati ibyo nibyo njya mpfana nari ncitswe nini bagiye kuroba kwa boss ngaho gira nze nanjye ndebe izo ntozi fatiraho cyangwa urabunkatira uya ibi salade nta kibazo ndabigufasha sibyo ngo biri he wakoze turagomba kubakora na sauce champi sibyo nta kibazo twayikora ni y'abasirimu ntari okay sawa genda ukora ibyo hatugira vuba n'utse atunge se shanda atungika he none uyu munsi ko byanyobeye madudu oya ahubwo tumubaje ibintu byose by'ingenzi noneho tugeze tuti ahubwo tumubaze igihe hazakurongore nguye ibindi byasanze ko tubimubaza ariko ibindi wabona hari icyo waburi okay reka tubyubake noneho ibyo ari byo byose ngo ndimba taraza kudufasha kubiyobora ariko nanone ntabwo tugomba gushyiramo ibi bintu nibyo nibashe mu rugo akabazo kamwe tugomba kumundenganya harya hari ibyo byo ndabiyoborana wavuga kwiyerekana ibi bintu byo mu gihe cyanyu uramubaza uti Digi se yabikoze uzajya no kwiyerekana. Yasaza adashobotse nahita muturumbura agiye kubanza. Wowe uramubaza uti ni iki uretse gato. Uramubaza ngo ni ufite iyihe mishinga ku mukobwa wawe? Kumurongora. Iyihe gahunda? Ahubwo reka mbabwire. Nababwire ejo burya abaniga b'ikigenda ngo bajya batinda muto. Mukomeze no kumuganira wasanga ari na hafi. Wasanga ari babandi b'Inyamirambo. Wasanga atanaje. Niko. Wasanga ari babandi bahari haruguru. Hanyuma wamaze utifite gahunda yo kumurongora ryari ati nsanzwe murongora ahubwo nagira ngo mbabwire ibyo. Akavuga ati nsanzwe murongora ahubwo nadije kubabwira igihe nzamukirira mu bifata gute. Kabanze mbahe utuntu two kubanza kugira ngo yuko ibiryo ibi bintu turabikora hari uko umugabo wawe yagize. Ibi bintu rero twabiteguriye. Mama Safa harimo n'umutima maze. Ibi bintu gutari bakabiteka ndetse kuva nakubona. Ariko unavuga
ibyo harya tunyi ntibavuze ngo mengo yadandabiranye Uretse ko yindahira muri bashyashyana nta ese mukuru wawe ntawe uhari iki naringiye kubabwira namuhamagaye ubu bagiye kugira hano nawe Arise se oya Arise ahantu yari yagiye none se ubu Fiance yari yagiye atazi ko ahubwo ni yari Arise asha yari afite akazi ndasa nta kibazo gakore aho yagiye kwageza twamvugishije ageze hano hafi kwa Pekanze nibwo bwize kwa Pekanze maretse bagenda bamwifashe nubundi kwa wicaye afite fiance wewe wibutse kare ngira ngo abidopye ariko ko bidajya ko nari kumufasha guteka rero ibintu nk'ibi nawe byumvira utugiye kurongorwa amagana n'ababandi utu turimo akagombye kumenya ko akaba yari umuntu ugufasha kudushyashyanamo wamugana mu kanyije unuka imyotsi iki mukuru we yarahari ko sumva icyo nshatse ariko bababwiye ndimo nuko abana b'ubu biharira ibirori cyangwa bakiharira ibintu reka ahubwo dushimire Madudu kuba n'iki gitekerezo yaki abandi se kujya kumva ukabona nunge ko yarambwiye ngo ni umuntu uresha gutya ubusubira njyewe ndesha urabona ugafasha Madudu ntabwo mwari muri ibi bintu byo kurya ahubwo muzanye ibintu byo kurya noneho reka turabizana atari haza ibintu byo kurya ibyo kurya ibiryo umukwaraza mujya kuvuga ibintu byo kurya ubundi kubabaza amasava nawe uri muri ihuta tugiye kurya ni twebwe tugiye kwereka umugabo usongerwa yagiye kuhajya reka tubizane abisange biri ku meza ugasanga bihuriye ibi babyita ntari bubikore mu none se akabazo k'amatsiko murabibona gute uburyo muri umuntu yagiye kutanga busha ariko nta kibazo ubundi wowe nawe se nanjye igihe kizagera ese watubwira ko nzi ko nawe hari icyo wokeje atanazi Arise aracyokeje afite umuntu ese ubu ntabyize ari nawe uramufite nzabyivugana urashyuha udaje nyamara turasimwa uretse ko wavuga ngo ngira ibiganza mwameranye neza na cya gihugu cya Nyiripinda kimwe cy'injiniyeri ngo gikora munoza muhara muri aturi nawe urimo ese niyo mpamvu ndebye nkabona murebye akantu k'akajisho gutya agahita asubiza ngo nanjye biri hafi uriya mwana kwe igidigi nta gahunda y'amazi oya bya digidigi byo uretse ko nashakira hanze reka babwire niba uriya ngo tuturanye muri quartier mwana Mpinga w'umukobwa nashakira hanze reka babwire nuko buriya bukwe ni ubukwe bwawe narise butashye nahinduka ishashi ngi jereka babwire nuko inama Mpinga ariko nawe urabizi ko udashobora no by'abantu baranyemera oya si ukunyicira isoko ngewe abana barampa ejo bundi nagiye muri stade nicara hejuru hariya muntu uza wari wacuranze oya nawe nagiye kwinjoyinga ariko noneho banunze kamera abana bari bayicaye muno bakajya bagwirirana ngo ni wa musore we umuhungu ari ikina nanjye naribwumvisha akiragira tumukaraga isengesho none tubona ibintu biseye nese ko twashyize inzoga aze kwisanzura niba n'amakabyeri akaba wa mugani wawe biturimira bahita bazana irindi bahita babona ko n'umuryango wacu twe tuba batazatwakiriza ibintu by'ibishara ariko kandi rero nahagera muze kwirinda mwuka byara mwataza kugira uvuga ijambo ridakwiriye ugasanga tubonye imboga mu menyo cyane kumenya ngo asapfa ngahe urumva oya imiryango ntunabihingutse reka agiye kuza nk'umushyitsi ugiye kudusanga hano ikintu kinahari
Maduda aramupresenta tubwira uwo ari we tumushime n'ibyo nta bindi ntabyo kumubaza bimwe Madudu yatubwira gatubuza utwo kugira ibyo n'uwari katwe ko nagiye kwitwara niba wenda nk'ubu wa mugani ashobora no kuzazanye n'amakado bakarita avuga ati ntabwo amakado bazana ko se n'uwo n'iki kigaragaza se ko yiyangaje buriya azajyana amakado kwa nyina w'umukobwa ntabwo yayazana tuvire aho kandi twatangiye kubihindamo ese bitubiviramo aho ngaho wowe buteganyirijwe iki mu bukwe bwe ese ubundi badutumye ngo bigende bite ko rwango mwana dushungere nose murashaka wari dushungere nawe dushungere nawe nese murashaka twaje amakado reka dushungere nawe ya wenda amakada byihorere ako bazana ibiryo twirire wowe ibiryo murabizo wowe ibiryo murarya maze aba basore kubera no agatima n'ibiryo rega n'abaseribateri barya bibagoye fate neza dore nanjye ndega ubu bumvisha iki mungire kumva ngiye mvuga Telesfo karame reka wenda tuvuge urabona nitwe bakuru iyo ni karibu bamwe iyo ni njye mubyeyi uri aha ngahe turabakiriye n'ukuri turabakiriye urakaze neza ni karibu rwose murakaze neza uraho neza muraho neza n'amahoro mukomere muraho neza ni karibu nikaze rwose Mado aciregera umugabo banze ndebe enda ayewe ako si umwamere amashaba abana ati Mado yo hakudisi murasa arisa Yesu umva reka mbanze oya buretse reka banza nyicyatubwira hako bambe ndishimye murakoze so sheri mbere na mbere yo kumba presenta uyu yitwa Deni ni fiance wanjye nyine nkuko mubizi nabibabwiye kare so sheri uriya yitwa Tanazi ni inshuti ya famiye uyu nguyu ni mushiki wiwe nawe uyu ni data wacu Ndimbati uramuzi nawe namukubwiyeho yitwa Tresfor nawe ni mukuru wa papa uyu yitwa Digidigi inshuti ya famiye mama SAVA narabizi kari kantine rwose nukuri turabakiriye nikaze nawe yaje ari tereka mufashe nyabo mufashe ari so ari ubaye iki arisa mufate mumwe ariko ubwo mwafashije mwicaze ngwino wicara ari murasiranye ari ubaye iki umeze neza umva amasaba agira uruhande rwawe umwiyegamize umeze neza muhe kuri iyo fanta we nese bamwirukanye ku kazi kandi aje aseka ubaye icyari iby'akazi buretse twumva oya ni ibiki none se data ubwo umuntu dufitanye isano se wamuzi oya mureka twumve ntabwo bishoboka uyu musore nanjye ni sheri wanjye ntabwo bishoboka yarambwiye ngo urashaka ko tubana vanga nahindi muri gahunda yo kuza kumubereka nanjye onke nizere ko muri umuntu agashaka kuntwara garuka hano bro imeze bite harya bavuze ko yitwa Deni imeze bite ntabwo iyo mikino wayinza tumenye ibyayo ntabwo iyo mikino wayinza naho mbabarira madudu oya ariko Tesfa ntabwo bishoboka uzi ko ibintu byenze kubishura kabiri ntabwo uswe n'umuhungu wa mbere twakundanaga ariko byagenze nese buri gihe azajya ahora ntwara abagabo ariko se yari kuba biza akaza ushobora kuba ariwe wamumutwaye hanyuma se ntabwo ari uswe tuvukana ntabwo ari uwiswe tuvukana buriya ntabyo yarazi niko Deni ibyo narinze hanyuma se ugakunda abantu babiri gute ugakunda abantu babiri hanyuma se wari kuzagifata umwanya ukajya n'iyuyu iyaba atari uwanyu iyo waba atavi n'umwana kuzafata umwanya ukajya nawe kwiyerekana haka abasore b'iyi minsi ni ingegera we imbobo ubu kandi wateretse ubwanwa bwa bwa usigaye bate
reka mwivuga amagambo mabi cyangwa mutwe oya genda ndashaka gusaba akajambo bro gusa mwirinde ko oya ntabwo ikintu ushaka kubwira mama Sava nawe wa mukobwa we ntimwongere gukoresha amagambo yo gutuka abasore bose ntabwo turi ingegera ntabwo ari imbogo oya niba umusore umwe abaye ikirumbo umusore umwe ngo umwe agatukisha bose ntabwo rero bavuze ngo abasore ukarenzaho ngo abasore b'ubu ngo ni imbogo ubwo waba nta n'umusore n'umwe nawe utegereje mureka turebe uretse gatoya ndashaka kugira ubwo ntabwo yarabizi ko tuvukana uretse gatoya njyewe byatangiye buriya nicecekeye kandi wabibonye ari ku muvandimwe karibu kwanza mwana wa mama karibu ndagira ngo noneho rero ubwire yuko ubu ngubu uri mu menyo ya rubamba hagira ubyumva nabi ibintu turagira ngo bisobanure nabivuze ntara abakoboyi b'iki gihe bafite utuntu tw'uturingoshyo bivuga ngo yabanyereraga umugenda urumva ajongera nuko siko ngo tutavukana byose ni ibiki simbi nawe ntongere kwitwaza mukuru wawe nawe mukuru ube nka mukuru wawe urimo urarenga mukuru wawe ngo aramujyanye ubu nawe avuze yavuga ataramujyanye izo nshuro nyine ni mujye mumenya kuki muterekana abasore mukundana ko iterambere ryaje umwereke ifoto n'undi nangwa amwereke ifoto ibi bintu ntabwo mwarabimenye ntabwo mwarabimenye kugira ngo plante kugira ngo mbanjyeho ukuntu byagenze njye nashatse kuza kumwereka urumuna wanjye ariko sigaye ahugiye mu bintu bya telefone ugavugana n'umugabo we ntabwo ushaka kunyumva ntabwo nagize kugira ngo namumwereke no muri telefone arangarira reka rero mubwire wipfuneka ubundi baravuga ngo nta mazi arenga akanogo kandi mwakagombye kujya munyweshereza kuri sitasiyo zibegereye mwarebye abajene bari hariya abapapa sobanura ibi bintu biri kubera nareka kwikira nk'aho ibi bintu bazanaturutse wasanze mwese muceceke ubundi uturutse mwese muceceke mwese muceceke digidigi ndabarutano muceceke ntabwo ibintu mwe bizanamo imikino nta mikino nge nito sibyo mfite abantu hano batatu mfite aba bakobwa bacu bari hano babiri sibyo hari umuhungu wa gatatu bari hagati umugabo wabo sibyo umugabo wabo ndagira ngo umukwe noneho Madudu mumaranye igihe kingana iki muziranye tumaranye imyaka 3 Alice mumaranye igihe kingana iki muziranye uku kwezi ni imyaka 4 ukwezi no gatatu nta myaka ninde mwakundanye imbere oya wowe ni wowe ubizi wese aravuga ibye harimo amezi 3 n'imyaka harimo imyaka 4 wowe ni imyaka 3 wa muhungu karame nibwo bwa mbere winjiye hano muri urugo bwa mbere ngabo umugabo mwari mugiye gushaka ubundi ukundana n'umuntu imyaka 4 atazi wanyu utazi wabo reka nkwereke rero uzi ikintu kiza gihari reka umuhungu nta nicyo twimuvuga nabi cyane ahubwo ikintu gihari n'ubundi Alice ni mukuru wa Madudu kandi n'ubundi nkwano umusore makuru arahari ko zatanze n'ubundi Madudu nareke kurongorwa mbere ya mukuru we nagumane rwose nagumane n'ibintu byanyu kandi ari we bahaba nagumane bayamuhe nawe garuka uretse kugenda ako Madu ntukajye ubinshinze guhagarara ngaho umujene nawe yatubwira icyo atekereza icyo atekereza nuko ari yamukundaga n'uyu yamukundaga oya natubwira wako isaha ntago ari burongora umutoya hari mukuru kandi bose abavuga wakunda nta kibazo wowe ukundana umujene afite amafaranga yo gutaka umujye mundebera ndimba muragera mutubibona cyane bivuyemo umuntu baramubaza ngo ukunda ndakagira telefone yari mu nzira nziza mureke dushake igisubizo ndandebera frame dushake wasubiza ikibazo Madudu garuka hano wiraka uringe mumbabarire mumvane hano kuko ngiye nshobora gushiduka mukubise n'iki niba atawe mugabo wawe yaba na muramu wawe tuzi
reka urabyumva ko yakundanye na mukuru wawe mbere kandi byaba byiza n'ubundi mukuru wabanje gushaka kandi uwo murwanira n'umwe wirakara rero wawe n'abazaza nta giceri njye sinyushaka urumva none ubwo nashake mukuru wawe ari uyu muhungu n'ubundi musanzwe muziranye kuri byinshi niba yaravaga aha akajya kuri murumuna wawe akava kuri murumuna wawe akagaruka ibyo nimwe mubizi kandi ubwo nta mahana bari mu byo babaye bararyamanye bose nese nta mahana arimo ibyo none rero Arisa ubwo reka twanzure ko ari ugiye gushaka na n'uyu muhungu ni yicare twirire urumva babarira cyane nanjye ngira ikintu bivugaho sinshobora gushwana muri umuntu wanjye kubera kano kagabo ntabwo nshobora gushaka nawe Mariya aragaragaza yuko ufitemo akantu wowe wirira wipfureka kuko urimo kurira nawe nshaka digi rero si mama kigawe ntabwo yarabyishimiye oya je ntabwo si muri abavandimwe wowe hagarara kigabo ushize amanga udapfuye madudu mwihangane rero ni mu mukarabye yirire nasohoke muri inzu ukagenda narisona ukuntu kareba gusa agatuba banyine ubuzinama n'ibyuma ho kanza n'ibindi bikigize ubuntu uza ko nkabariya nama ibintu yari yarabwiye Nege ntabwo muzi amagambo yavugaga. Mureke mbabwire. Njye mbere yuko nsoba kuri aka gafanta reka mvuga ikintu cyane. Ntabwo nongera kuguca mu ijambo wa mubyeyi. Wavuze ikintu kiri seriye, uravuga uti ni gute umuntu akunda n'imyaka ine. Nta na mwene wanyu, nta na mukuru, nta na murumuna wawe ukuzi. Ukumva ko umuntu agufite umushinga. Icyo ntiwakivuze. Yakivuze mbona nta kintu kibabwiye. Nshatse gushyiramo akantu ko kugishimangira mbona mushatse kuntera amabuye. Komeza ijambo ryawe mubyeyi nari. Oya nimureke twirire ibyo twabivuyemo uriya mungu nagenda abakobwa banyu basashaka abandi bagabo. Oya nta wabireka cyane. Ibiryo birahari n'ubundi byateguwe. Natwe ntabwo turi bubisige. Ikintu nagira ngo mbabwire mwa bakobwa mu mukiri bato. Yego. Ndetse n'abasore. Ibi bintu bibaho isomo. Nukuri cyokoze. Ibi bintu bibabera ishuri. Iyo Arise mukuru abadahari akaba yagiye mu kazi ntaza cyangwa akaba ari muri misiyo yari kuzataha ubukwe ibi bikaba tuba twemeye umugore reba uko tungana turi bake ariko twateranyije imiryango yose ibi bintu bibaye ahangaha bikaba imiryango yateranye twabisobanura mw'abakobwa namwe iterambere ryaraje mu bakuri za Facebook ngo sinzi ngo na bimwe bigezweho ngo byitwa toko TikTok mba numva babivuga bavuga toko urumva hari n'ibindi byitwa ari Facebook Snap Instagram iyo kiragaramu Instagram ari nindi ujya ukamera nk'agapusi urumva ibyo byose ndabizi ko ari ibintu muhurira umuba mu ubu koko ni mumbwire nk'abavandimwe imyaka itatu imyaka ine umuntu atarereka umuntu ati dore umusheri wanjye ubundi uwo musheri muzaza kwerekana ku munsi nk'uyu nguyu uwo musheri mubwirwa n'icyo ari uwa yari icyo ari bwoko ki aba basheri batazajorwa ngo abantu bamenye uko bafite imiryango cyangwa bafite aho bakomoka cyangwa bafite aho baturuka umuntu aperereza arebe icyo bakumva mureke kera burya byari kera hari ubwenge kera umuranga yabaga wakaza akabanza akarambagiza umuryango yamara kurambagiza umuryango mukagenda mukawushakamo cyangwa namwe mukabashakamo no kubone muzana amara no